Welcome once again to the Ramjan Show on Royal TV. Uwinda ya gutegeka umuneke. Iyi jinga y'umureye ntabwo wabicika. Ufite imodoka. Kwikirije gute? Ukandaza. Nyagasani. Ikiganiro cyatangiye. Reka kumubyiga. Nyagasani. Welcome once again to the Ramjan Show on Royal TV. Ladies and gentlemen, banyakubahokazi, banyabona basebo, mesdames, messieurs, bonsoir. Ça va? Tout va bien? Byose bimeze neza cyane. Hari abantu bari kundeba ariko ntago mbitayeho. Nimwe ndi kureba gusa. Hari bari kundeba ngo Ramjan nakazi kanje abo ndi guhakiya ni mwebwe. Ni the Ramjan Show kuri Royal TV buri wa kabiri saa 2 z'ijoro ndetse no ku cyumweru saa 12 z'umugoroba aho duseka tukishima tukanezerwa ndetse ibintu bikagenda neza cyane. Hari abantu bari kwibaza se Ramjan ubushize byatangiye ari muri douche byatangiye ari muri douche bisoza ari he no ari muri studio none ho wari hehe aho ndi ntago mpazi ndi kubona ibirahe imbere yanjye ndi kubona amagi na chapati n'ibindi ntabyo nzi ariko aho nzi nanye ntago mpazi gusa ndi hejuru y'inzu nabaye umufundi. Hey, so reka mbahe ikaze mwese rero mukomeze mu liking page yacu kuri Facebook ni The Ramjan Show. Of course the man behind the camera ni Nerike, nje nitwa Ramjan Joshua. So be serious. Akagari kabira hakamaze gutera imbere. Abantu mwese murakazi, muranakishimira ibintu ikorwa remezo turacyara bambere. Byari bimeze bite? Akagari kabira habimuka barimutse. Ariko ngo bazasubiraho bari imbere. So ntimujye kure, ni The Ramjan Show kuri Royal TV. Pa! Ni numva ko Imana ibintu nzabivamo none wagiye ngo ni abantu bagona gusa umuyobozi ugona rwose ntabwo ari ibintu byumvikana iri ni ihohoterwa rishingiye mugoye ku muntu mapyisi nshaka no kwihagarika ni nayo yayo hawundireka kamurambika ngaha ngiye kwihagarika garuke taragaruka rwose kuko nkaratse Sécurité! Sécurité muhanya. Niko. Ahantu twageze turi po. Ahantu twageze gute? Rwose umuyobozi Yuca mu yindi nzira. Kutwimura yuca mu yindi nzira ntuncishije hano. Nese ko hano harimo amadodani makeya. Nawe twari ku iyi modoka urabona umusire n'abaye kwasteri urabona tutari kugoba. Ubundi hano twageze dute? Nari nsinzi ariko. Rwose warusinziriye nawe wari warengereye rwose Tengeye igisi. wari hari ariko se nawe reba nuko turushye kuva mu mujyi reba rwose ariko nawe boss Uye abantu baradusuzugura cyane. hano mu mujyi batujyana ahantu koko hako boss musi rwose wishe no muzungu amakoti Erega nanjye uzanzamu oya yukora neza baraguhemba. Dore nasanga utuntu nazidodesheje. Reba. Nta kibazo. Nibyo rwose. Kandi namwe abaturage mubigiramo uruhare. Nese ryari ndi wambaraga ntiwazari ntiza. Nkazarijyana gusenga. Wewe nambara nawo wowe. Nese sinkurinda. Njye nkambara nawo. Nese je sinkurinda. Iriya myenda wabonye ni abasekirite wowe. Oya ni. We. Ariko Ujye aho garukira. ku muryango gusa. Ku muryango. Nakubwiye ngo uzajye urinda ibintu byose ntukazarinda umugore wanjye. Ntukazaninde mu gitanda. Iby'imyenda byanjye bije gute wowe? We atana. Bivuyemo ibyo. Nge natowe no kubwiganze bw'amajwi n'abantu bose barantoye. Wowe uzatorwa wowe. Sijya kwishiriyeho wowe. Nibyo. Ndabyumva.
ndongera ngo yeke igiti gira vuba akazi wasabye se nakaye gira vuba ahubwo none akana ko none hagara gitifu hagara ndagukeneye umuhungu ndabakeneye uyu mudamu nuhesha security hano hirya utamitse gato ukamanuka kuri kakabati kugiye gufata amadeni y'ibitunguru n'ibirayi niwo ntuma yose y'ibitunguru n'ibirayi ntago dawe ni cyo kibazo ko gutwirukaho twakwibye wowe akagari ntago uzi ko kimutse nahoze mbirukanka inyuma nyine nahise banda babonye gitifu dukomeze urugendo twarimo n'ubundi muri kibazo nuko muri kibazo hase ni kundo oya none se ndabigenza ikibazo kimeze gute se ubundi nyine umugabo wanjye ugize ngo ni ibintu byoroshye wowe mbwira rata umugabo wanjye wawe ntabwo twumvikana arashaka ko mbyara abana 12 ngenda ndashaka 7 twarane kumvikana ngenda umva nanamureka nk'iki kiri kibazo gikomeye ikibazo kitangiye kuzamo kubyara harimo hajemo kubyara ngo habanje no gutera inda sibyo nabyumvise ikibazo kirakomeye madam gikemurira rwose gitifu nsangiye mu nzira ngiye gukemura ibibazo bya mu nzira hato muzavuga ngo ngewe ngo gitifu ngo ngewe ngo ntago mbitaho nkemura ikibazo bitewe n'uburemere bwacyo ikibazo kirimo abana kirimo gutera inda icyo kibazo kirakomeye cyane ni ukuri kirakomeye ndaremerewe ubu ngubu kari mu biro security nakumva shimama hapa security hari karamu ufite karamu ese ubundi ibikoresho byose wabisize sha nta karamu ufite ntacyo rwose wowe nta karamu ufite ujanye umutwe ibibazo byandenze sinazana ikaramu rwose okay ibyo ugiye kumbwira ni ibijyanye n'urugo rwawe n'umugabo wawe njye gufata amajwi nkunda kwibagirwa uko ibitotsi babimfata ni nako nibagirwa ngiye gufata amajwi kugira ngo ibyo umbwira byose bikodinge urukumva ikibazo kibitege ni ukuvuga uko ikibazo cyane giteye hashize igihe kitari kinini cyane umugabo wanjye dufitanye ikibazo umugabo wanjye dufitanye ikibazo ngenda ndashaka ko tubyara abana 7 abana 7 mufite bangahe dufite 3 good nuba ngashaka kongeraho abandi bangahe segite 7 dukuyemo 3 ni 4 nuko urashaka kubyara abandi 4 bikurikiranye ubwo ni impanga ebyira gutera inda ya mbere impanga ya kabiri impanga biroroshye cyane noneho we arashaka ko tubyara 12 mu kagari kabira abana 12 uriya mugabo wawe se akora iki kindi gihe ntago ashaka abana b'ibiharwe ako uwo mugabo mbanza akunda football arashaka abana 12 ubwo rero iyo mbumubwira ko bimbangamiye arankubita arancira mbese amfata nabi ndumva nakwigendera agufata nabi hari ufite imyaka ingahe imyaka 28 areze 28 yuza kuri munsi ya 28 kugufasha nkagutaba ariko nundi arakomeza gutabara umugabo wawe arashaka gutera inda wowe ukabyanga ni gute umugore nkawe ufite umutwe azima utekereza abana barabuze umugabo ashaka guteza imbere agutera inda ubyara abana 4 ukazana ibintu by'imikino ngiye mfite umwana umwe rukumbi hope ndi gushakisha kubyara undi mwana wa 2 wa 3 wa 4 wa 5 wa 7 wa 8 wa 9 wa 10 wa 11 wowe urukwanga kubyara ni iki kibazo ufite ikibazo cyo munda kandi bafasha imana no kurema ufite ikibazo cyo munda urarwara oya ntuwiteguye gutwara inda ikibazo cy'umutungo hari imitungo itimukanwa hari imitungo yimukanwa umutungo ufite ikibazo n'ubuhe none se abana bazajya barya uguye kwijambo sha abana bazajya barya iki ntago uzabona bitwa baharera imana sha natwe turamufite nta kizimana abo imana izabarera ntugire ikibazo cy'abana imana irahari iharera imana habyara imana mwese imana izabarutunga ni ukuvuga ngo dufite harera imana aho twita harera bitari ko kufita mama harera mama harera aho batahinze uyu ninde ni papa harera ndakurira umugore se nyine ariko umva we dok pika mutu wowe kora n'umuganda wowe bundi wowe ukora n'umuganda ngwino hano wowe niki agara hariya nawe we hano muhagarara mwembi hano nta mikino okay ikibazo cya mbere kihutirwa mwasezeranye ivanga mutungo cyangwa isesura mutungo byose ivangura mutungo
ntago bari guhuza Ntago bari guhuza. ikibazo cyawe kuki umugore ashaka kubyara abana barindwi bashaka kubyara 12 nukubera iki wowe ufite umunama gutera inda wowe umva gitifu twumvikane ngewe ndashaka kubyara abana 12 bangana n'umupira Yesu ntarafite ntumwa 12 ubose umubare nk'uwo afite rezo irihe oya hano hari telefone yitaba hari telezo irihe twumvikane gitifu urumva ngewe ndashaka kubyara abana 12 uzi impamvu okay nakumvisha abandi rwawe oya umubare 7 n'umubare urashaka kubyara abana bangahe wowe 7 ufite bangahe 3 usigaje bangahe sigaje bane kubera iki wewe kuki ushaka abana 7 nyine umubare 7 nawe urumva n'umubare mwiza mutoya nyine mutoya noneho ni n'umubare mwiza w'umwuzuru abantu basenga barabizi oya gitifu iki kibazo ndumva gikwiye gushyigirwa n'uyu mugabo kuko uyu mugabo abana 12 ikindi abana 12 n'abana bagabanyikana kabiri ikindi dufite intebe 7 mu rugo ako kantu okay impande zose twazumvise twazumvise ngewe gitifu wahagarika biraha ndakubaza ikibazo kiri serious very serious cyumvikana wemeye gutera umugore wawe inda ebyiri zikurikirana zimpanga ubwo nta bana 4 urabyemeye cyangwa ntabwo byemeye gitifu ibyawe nukuyobora gusa uvuze neza natoye ku majwi menshi ntago ari ukujya mu by'ingo z'abantu sasa kwanza wowe by'urugo rwacu wabizanye ute hano kwa umva twumvikane nimba banze kubyara abana 12 ndakureka ndashaka undi mugore wabyumvise ndashaka undi mugore ntabwo nzi mukagari kabira aho ugashaka undi mugore urashaka guharika wowe konje umva suburangaza kwanjye uburenganzira bwawe ufite uburenganzira bwanjye nka gitifu ni ukugira ngo akagari kanjye kabeho neza gatera imbere kabeho neza uzi ibikombe dufite nta makimbirane biko ibi bibazo bijanye n'ingo nibiragoye cyane ntago wumvishe mu kandi kagari duturanye umugore yazanye icyuma agaca ibyangombwa by'umugabo wakabikane barabiciye ariko ubundi kamureke nkemura ikibazo mu buryo umva twumvikane reka aya majwi ntunayafate siba umva ndi umuyobozi ntago ndi umuyobozi gitifu uri umuyobozi icyuma kirihe gitifu ndangira hano kiri twumvikane mwikofi ryawe harimo urwego twumvikane ibyangombwa barabica ariko ntimuzancire ibyangombwa twumvikane turabica aho kugira ngo uce inyuma madam ubyumve neza aho kugira ngo guca inyuma azagende atira abandi bagorinda hagire gute turabica reka tubice urabishyigikiye tubice hasi vuba hasi tubice iba bice n'abandi barayifite oya bice ibyangombwa muntu provisoire bayice oya urabyemeye nakubwiye ukuntu nkemura ibibazo twagiye hubwo reka kuntinza twagiye ariko nubwo nawe maze kuruhuka reka mbihagarike kabisa ndabihagarike ariko ari abantu basetsa kabisa akagari kabira ibintu byiberamo ni bala ebaze ibyangombwa bari babiciye yarabiciye permis provisoire kata banduku bapenzi reka mbayikaze kandi hari abantu bamaze kureba hari abaje tatanye nakoze intro nako nanicaye gutya nendire poster so reka mbayikaze mukomeze mu liking page yacu nanjye ahantu nicaye ndi hejuru ariko abantu bari kunde ndi kubarebera hasi ndabaruta imana nzamuye mu ntera mana ariko nawe uzazamuka sawa alright dukomeze ndi Ramjan Show kuri Royal TV the next sketch nyentroduce nguteri rero muri salon de coiffure hari byinshi bihabera cyane hahandi bakirinyozi handi basiba ibiviri banange bitu bya pale ni danger c'est grave c'est très compliqué il y a les gens là-bas qui
reka mfata akaruhuko ndaje. Hari umuntu uri kumbipa byari byose ashobora kuba ari mama wanjye namupromisinze ko ndamwoza mitiyu ariko hasanga ari kumbyina ariko zende gukora kuri televiziyo mitiyu yanjye kutayima. Reka munkoze mitiyu ndagaruka mu kanya ariko iyo sketch bashimishe ndagaruka mu kanya ntimujye kure. Ni The Ramjan Show kuri Royal TV page yacu mukomeze muri liking in The Ramjan Show kuri Instagram The Ramjan Show ndetse no kuri Twitter The Sam ndaje mu kanya. Yo man, bimeze bite se bro? Kaka kwa fili kanzuri sana. waje kwiyogoshesha? Naje kwiyogoshesha man, ariko muziki man, umuziki hano man. Sibyo muziki. Imana ikanagigeze hasi. Kanageye karakamye. Aka. Ndacyari mu cyaro n'ibindi. Ni uracyari mu cyaro? Mane kandi. Oya nkunde taje man. Uyu boss wanjye man. Ne boss. Cara man, chazwa man. Wewe tubuzama yo. Ewa. Kanda. Wabaye mugufi man, weruka uri muremure. Ewa ni misi. Aho ni sawa? Anga. Anga ndabona ntacyo. Anga. Sawa. Hafi yangira ibirahura neza. Ko romaze imisi utaza kwiyogoshesha se. Barara kwisuka. Nakazi nsaza nakazi. Abuse hano mwica abantu. Mane oya. Kabisa winyica man, winyica. Bogari wowe uri kunyica. Wamenyereye handi bogoshera igitanda bakakugarurira sentane. Bakakaba gakenewe. Kaba gakeneye cyane kana karagufasha man. Karamfasha. Karaga katuma amagambo yawe agabanuka kogoshwa neza man. Okay, rekura. Sawa. Manes kanyogoshe semana akoga kwa finish copy. Urabona? Ahanga tu ahanga ndashanga go uhito ukuraho usiga agasatsi nka Tupac. Hani nyuma kubera ko nemera na Bob Marley man. Uhito ushiraho kwa Fia Bob Marley. Cyangwa nyine hano nunge Bob Marley. Urebye nk'umusatsi wawe ni injwiri. Oya wane. No urashaka hano habe nka Tupac. Kwa Fia ya Tupac. Hani nyuma Bob Marley man. Sibyo? Ku ruhande ku ruhande nari biwashyiraho dread zisanzwe tunari ako n'umuziki man muziki kabisa mukaya mfite stage gira vuba wabyumvise Tupac na Bob Marley mani wo gushafa ariko mani no uretse gatoya turi kubaza umutwe wawe umeze nk'umukeka rero birasa ngomba kubaza umutekinisiye kamenya birakunda hano hejuru Tupac hano hasi Bob Marley wapi sino wumva bo nakunda kwa ndaza kukoreza twumvikane man wowe nyogosha nkuko bikubwiye man sibyo sinjye ni mufite stage okay ikibazo hano ndashaka ubashyireho umusatsi nk'uwa Tupac hano inyuma wogoshe nka Bob Marley man kuko bose ndabemera umva mubwiye bose ya hanga umusatsi wawe urakomeye cyane. Okay, nachozo. Kunchonga nibyemewe chonga. No. Wese araguchanga na mandaro wese. Okay, rinete nachozo. Okay, let's go. Chonga. Boss arashaka ngo tuguchonge. Chonga gusa byonyine niba iri kwa fe utayishobora. No, yangana gato. Guchonga. Kura warufashe neza chonga nagibe. Dukomeze. Yangana gato. Okay. Ngoma. Okay, twagiye. Sa. Boss waba ubwihangane gato, yangana gato. Ni muri repetition. Yangana gato. Boss. Uje kwiyogoshesha cyangwa uje muri repetition? Man nasanze mari bibiri. Icyambere sindi ipyisi. Imirimo ibiri nyikorera icyari. We nchonga nimba yakwafi yakunaniye man. Sibyo? Nari bikabisa. Tondere guconge guconga umuziki umfasha mu kazi kanjye. Wowe umuziki nakugiye ufasha. Conga man nusha ko era inyuma nimba kubera uhagaze inyuma era inyuma nacyo uraza guconga hani mbere. Usaba kantu gato rero. Bashaka ko nkusha neza. Ibintu bigende neza. Unconge kunyogosha byakunaniye. Unconge. We imagine ko nta muziki urimo akabantu binyamira mu mwabaye muti. Imagine ko nta muziki urimo uhagarare weme umene nko kuri imidingo y'igihugu. Yes. Twagiye. Icara. Indirimbo y'igihugu bayiririmba bahagaze. Mugende nabikubwiye man ariko sinzi ma wambwiye ngo kugira ngo umusatsi wawe worohe rero neza. Genda hariya
hariya bakumeseremo bakumeseremo ugaruke woroshye uconge neza. Sawa. Ibyo biroroshye. Inete zanjye. Sawa boss, kandi ugaruke neza. Nta kibazo ndagaruka. Kura iki kintu cyawe. Ariko ninza none nsange yakwafi nakubwiye wayimenye. Ndabona yimenye. Tupac hano cyo. Urakata gutya. Inyuma yawe. Inyuma gutya. Umuryango wa gatatu hegeranye na toilette ariho bakumesera. Sawa. Sawa. Bye. Ndagaruka. Sawa. Bosi unatumika na watu mkurana bate abantu nk'abo wana. Hii kazi yetu bana ni hatari mzee. Ni hatari kabisa. Piko mwana kupiga hata makofi. Wewe unasema ngo ajifanya kofi kabisa. Tarudisha klia wewe. Ndio klia yule haujui. Hakuna kweli. Ibi munaba biva mu tipe. Wagira ngo afashwe n'ibifugunya cyangwa igicuri. Mimi nakwambia hii kazi yetu ni kuvumilivu. Vumilia kabisa. Kilia. Karibu Kilia. Installe. Hapa mna chef hapa. Kama kawaida si msalo wazo nadhani hapa ni busheri. Ni stalo. Mbona salio yenu haina vitu vizuri hapa? Kama nini? Unaona kala nini? Lakini safari climatiseur hapa. Shona climatiseur baya. Mnakuwa na mamomi bazuli hapa. Papa, unakuja kushinyolesha au unakuja control? Nakuja jinyolesha. Karibu hapa sasa. Mnajua kunyola vizuri? Kama kawaida papa. Mpige cheki. Bali kupandisha kidogo. Salozo unaingia kama unakupandisha hivi wewe. Kumbe unapandaka kule mwana. Paradiso, unaenda mbinguni bila kukufa. Hizi essentiel hiyo. Asante. Kabisa. $5 tu nalipa na $10 ya nani ya franga ipo baba. Franga ipo sijali. Na niko napanda juu kile. Haiko kama zile salova anaitaraka kunani? Kuvidebe. Unajua videbe? Na vifahamu hivi. Hapo sawa. Hakuna. Sasa mimi nataka nikupigie kitu. Yes baba. Correction. Nataka nikunywele sasa. Tunnel. Ça fait hapa pink. Unaona? Unataka ordinaire hapa. Hapa ordinaire. Hapa pink. Evan, ile kama ile ya jipe mwani. Unaona? Kafe yako ni original. Kweli. Kasi tunaiweza. Kabisa kweli. Hii ni kafe original kabisa. Si vitu ni vitu yetu kabisa. Ewa, mzuri sana. Mimi nitakunyola lakini forme. Ushaona ile clip ya Papa Wemba. Ile album ya Papa Wemba. Clip ya Papa Wemba. Lakini batu bose biko nakuya pa abantu bose mwaba yabahanze. Umwe yashe ngoko shengara kidube. Undingo ngapopo marire undi na Papa ile Papa Wemba ile ya Wera Sone ile. Na Mopao. Niambie sasa. Ile ya Papa Wemba ya Wera Sone ile ya Kofi. Basi unaniambia vitu ya album hapa tuko msije tuko msalon. Unaiona ile kwa fere ile. Ndio nataka sasa oni chef ile. Ya wapili album ya wenge muziki. Ya wenga muziki ya kweli. Kini ebuje? Yes. Hapo ile mimi najua sasa. Ni ile kabisa. So yumo noneho. Se ndashobora kumwogosha ne koko. Ibi nari kungira nta humbizi. Kandi rero ni namwogosha se ko boss ashobora no kunyirukana. Nawe yansusugura. Ese nkora iki noneho? Okay. Reka mugutekaho umutwe. Papa. Naam. Sasa unamaliza miaka ngapi kwa hii dunia wa? Miaka ndogo sana. Umaze miaka uziko? Neza ndakambura biswa rupfuye neza. Mimi nilikuwa kufa. Unasikia Kinyarwanda? Reka ngufashe rero. Urabona ari ibintu by'imisokoro biri hano. Urumva? Ku buryo umutwe wawe urabona umutwe? Urabona umutwe wawe? Kichwa, unaona kichwa? Uipeleke kwa daktari. Daktari? Atie en forme kichwa yako. Unaona kichwa kiko deforme. Unaona? Aitia en forme bien. Kuko hapa kuko muscle igufwa. Yala mtume. Ishobora gusoka gutya nikikosa nikishira hako kutondeza hivi. Unakufa. Hapana, unataka kufa? Sitaki kufa baba. Sitaki nanda. Toka vitambaa vyako. Sitaki. Toa. Sitaki jinyoshi, sitaki. Sitaki kufa. Nikwambia mimi niko daktari tena kwa face. Sitaki kufa, toa. Sawa kabisa. Toa.
mani mbabone nkabona umuntu w'umurokore gusa kwiyogoshesha njye ibi kabisa kazi nagasabye nzingo na akazi koroshye ariko dore boys. Yo! Are you okay? Are you there? How are you doing? Nizere ko meze neza cyane. Ye! Abakwafere bararihuye bahuye nabyo kabisa. Zikogosha umuntu nimwumvikane. Akazana ngo amapenki atabaho nibiki. Nicyo biba muri salo. Mwega muri aho gusa nago muzi ukuntu twakubiswe. Nge narogoshe mwana. Nge navuye hasi ngera hejuru kumva. We, bimeze bite man? Amakuru yawe. Meza. Zikuru kuca kuri televiziyo man. Ufite amagi y'amaki? Ufite amagi y'amapondezi. Neza amanyarwanda rimereze Nyarwanda ho. Rwanda yarabuze boss. Ase man uri seriye. Urukunsa kuriza. Ni ntunza ni jana nangahe? Ni jana boss. Umva man. Rimene man. Waseka man genda umukire ndi boss petit. Aya cyane turabazi sha. So mwihangane gatoya. Nifite amafaranga yanjye niguriye igipeti. Iki kigano kiri gucaho live nturebe gutya. Abantu bahita baguhamagara ngo aya magi yawe akozwe muki. Utubabwira amagi yawe ni original. Urumva? Ari nayi nkoko sa magi man. Ugikinje gukora mfatira gutya. Fata neza man. Gutyo. Très bien. Misengo akazi muri The Ramjan Show. So, nizere ko mumeze neza cyane. Abantu benshi cyane ngo nago twemera nkango nkunda kurya ngo ndi gukora ikiganiro ngo nkunda kurya ndamaze. Navuga amagambo yose ntariye. Umunyu uriye peti yangu. Nore hano. N'agasenda kabisa. Karahara agasenda. Sawa. So, the Latif man, bias. Na nyinyasha. Sina kwishyuye. So, kamba ikaze. Thank you very much. Thank you. Maze kurya meze neza cyane ubunshatse navuga neza nk'abakire. Yes, igikurikiyeho rero tugiye kureba funny interview. Are you there? Are you around? Uyu munsi nakora ikiganiro mu muhanda because I believe ninde muntu utaraciye mu muhanda. Namwe muri kuturamushobora kuba muri araciye mu muhanda muri abana bo mu muhanda. Oya, agari mwese ni bamwe na bamwe abo twabanye ku muhanda. So, ndaje mu kanya fun interview still there. Yes, ladies and gentlemen, thank you very much for watching the Ramjan Show on Royal TV. As I told you, nkuko nababwiye rero ngenda nsura abantu batandukanye bafana batandukanye mu ngo zabo ahantu batuye. Uyu munsi hari umuntu nasuye ariko uwo muntu ko nari kumubona neza wasanga atari gukorakora kuko ntakora arakorakora. We, I'm form. Be serious? Okay. Umuzamu w'ibiryo. Thank you very much. Amakuru yawe wowe. Ni meza. Meze neza cyane Ben. Meze neza cyane. Umaze iminsi cyane rwose narakubuze mu kiganiro ngiza amariko ndakubonye. Naha wibereye? Ucunga ibishyimbo bakaguha desi. Aha, bigaragara ko uri daso wa karitiye kubyerekeye imyaka. Nukuvuga ngo ibintu byanye n'imyaka urabarindira undi bakaguhemba. Bimeze neza? Bimeze neza. Watetse iki? Ibishyimbo byanjye. Ibishyimbo. Dore nyine hari abajura nyine baterura inkono, baraterura n'ibishyimbo bagaterura bakarya wagira ngo bafite ibifubi. Ubundi bijye tone 5 z'ibishyimbo. Aha, noneho we bakugiriye ikizere nyuma yuko umaze gutera imbere ugeze mu 6 primaire bakugiriye ikizere bakurindisha ibyo kurya. Bigaragara ngo yushaka ngo igisambo kitakwiba ukirindisha ibintu. Nukuvuga ngo wari usanzwe wibiryo noneho bakurindisha ibiryo. Sibyo? Nako niba ariko nyine ni ikibazo cy'ubukene nari mfite muri no minsi. Biri seriye? Nyine ngirigo nyine none mfite ikibazo cy'ubukene tugengira none ndashaka kunyima. No, biri seriye. Ndashaka kumenya ibishyimbo ni ibya karitiye yose ko nago urugo rushobora guteka ibishyimbo bingana gute ni ibya karitiye by'umudugudu ni ibya koperative. Na tone 5 turaziryana. Iwanyu mwese. Okay, so ndashaka kumenya iyi ni imbabura nizazi nizigezweho. Bazita ngwiki bazita cana rumwe rwa kabiri. Okay.
biranshimije cyane gusa wazamutse mu ntera ubushite twavuganye na Clapton ambwira ngo yamanutse mu ntera yahereye nyine muri office ajya kugataro noneho wavuye kuri Deramjani show wavuye mu kiganiro utangiye kurinda ibyo kurya kuzamuka nawe iyo uri umusirikare ugakubagana bakumanura ipete rimwe ipete kamwe nukuvuga ngo wowe nawe wamanutse mu ntera Niki wabwira abantu badukurikiye muri kano kanya cyane cyane abana mungana bafite iyo ngeso nk'iyawe niye nama wabagira abana tungana bafite ingeso ntago tungana ariko nabo nduta bafite ingeso yo gucunga ibishyimbo n'ibigori nibihangane rwose bareke kubica kuko nanjye ibi nuko nose kubera mbikunze nukubera nshaka amaramuko ntago ari ababyeyi bonyine bayashaka natwe turayashaka okay urakoze cyane turagushimira cyane so uyu ni Ben rero ladies and gentlemen ntimujye kure ya The Ramjan Show kuri Royal TV the man behind the camera Nerik nanjye nitwa Ramjan ntimujye kure bayitonze ngiye kuraburiza umuntu Ramjan ngiye kubaraburiza Okay serious urakoze cyane uranyibukije gadi ngo byagendaga gute cyagiye ngo akora homework byagendaga gute ngo gadi cyari yakora homework bikamunanira yahitaga yimena amazi akabwira abati n'umwana wo mu rugo yanyayemo afite umwana muto ariko Imana ishimwe kuko yararangije yari yarananiranye ariko Imana bamwirukanaga 3 mu cyumweru niki kintu wagira inama ku babyeyi batajya bihanganira abana shaba bihanganira rwose kuko nabo twarabihanganiye kera bakivuka ababyeyi urakoze ya murabizi neza turi kuri tapi kano kanya ndava kuri tapi nge mu biryogo hayayaya uyu munsi noneho tugiye kubeshya abantu amavare ntago ari kubabeshya nukumenya neza ko niba bakurikirana amakuru cyangwa batakurikirana bamwe mu bashoferi ndetse n'abakanishi ntago bapfa kumenya amakuru baba bafite amaradiyo yabo ariko amaradiyo bacurangamo za ndirimbo zanyu mukunda n'abandi ariko noneho amakuru ntago bapfa kumenya ibyo ari byo usikintu cyo kubabwira noneho tugiye kubabeshya tubabwira ko Barack Obama ari mu Rwanda yageze mu Rwanda kandi akaba hano kuri tapi ngo agiye kuhagura murabizi ko ayo makuru atariyo murabizi neza bari kutureba murabizi neza ko we are lying ariko Imana itubabarire turashaka kumenya niba bakurikirana amakuru kuko mutaza amakuru barababeshya ndi kugira ngo namwe utareba amakuru nawe nyine uzajya umenya aho ibigeze so ntimujye kure mujye kumva funny interviews abantu bagiye kutubwira ngo yaje mu Rwanda kandi atarigeze ahagera so don't go far from your TV The Ramjan Show kuri Royal TV. Ladies and gentlemen, thank you very much. Ndabizi ko tureba muri benshi cyane n'abari hano ni benshi baradukikije ariko ndi kumwe n'undi hano amakuru yawe makuru ni meza amazina witwa Emmanuel usanzwe ukorera hano buri munsi nigisha imodoka hari igihe abantu bajya bavuga ngo abashoferi abantu bafite aho bahuriye n'imodoka ntego mukurikirana amakuru ejo bundi mu cyumweru gishize umuyobozi mukuru wa Amerika Barack Obama ari mu Rwanda yahagirira uruzinduko so hari amakuru yavuzwe first of all ayo makuru waramenye ko yageze mu Rwanda amakuru narayumvisha ariko ntago nayakurikiranye neza kwako ntago nabonye umwanya wo kumva kwa ino televiziyo yanyu n'ino radio yanyu ni ibintu byadutse vuba twe tumenyereye Lemigo mwemenyereye ngo mumara guhindura bayise ngo ni Royal TV ntago twabimenye ariko warumvise ko yageze narabyumvisha wibite byawe noneho ahantu yifuje hambere ageze kubera ko yasanzwe ahazi ni Nyamirambo cyane rimwe banavuze ko ashobora hano hantu mukora kuri tapi ashobora kuhubaka ikigo cy'ishuri hakava tapi hakagera gute ibyo bintu bamwe ntago sinzi wowe wabyakiriye gute twe ntago tuzijyana migambi ry'igihugu gusa nta nubwo twakwirirwa tunabitindaho cyane kuko ibintu dukora n'ibiteza urubyiruko imbere rukazamura abantu benshi harimo abari ku mamoto bakava ku mamoto bakajya ku mamodoka harimo abava ku rwego rwa B bakajya ku rwego rw'amakamyo uvuga ngo bura igihugu niba cyaratekereje ko cyahubaka ibijyanye n'imikino ariko natwe bafite andano ni ukuvuga ngo president we yarahageze Obama yarahageze arababona ukuntu ameze bo sinzi ikintu hakundiye ariko avuga ko ashobora bari mu mushinga yuko ashobora kuhubaka mwege bakabakura sinzi aho bazabatwara sinzi gusa ntago ari ukuvuga ngo twe bakadukuraho kuko ntago duhari nk'ibyigomeke nta nubwo tuhari nk'ababohoje tuhari na leta ibizi turanasora
ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuhadukura ni ukuvuga ngo bafite ahandi hantu batugeneye kuko ibyo dukora ntabwo dukora amagendo nta nubwo dutera ntabwo yaba ari magendo kandi muzwi ni ukuvuga ngo niba tuzwi twaba dufite amakoperative ruribizi n'ibindi bigo bikaba bizi ko dukora uno mwuga ni ukuvuga ngo igihe bakeneye aha hantu kuko n'ubundi ari aha leta isaha ku isaha umunsi bahakeneye buriya bafite ahandi hantu bazatwimurira ntago. Urakoze cyane nawe urakoze. N'abanyagasani, abagatulika, n'abanyagasani, abayisilamu, n'abanyagasani. Iyi modoka nicaye munsi yanjye niyo umuntu twegeranya hano ni yawe? Ni yanjye. Ni yawe ku giti cyawe? Ku giti cyawe. Ku mafaranga yawe bwite? Yanjye. Nta deni rya banki? Reka ntago naguze ibyo ngibyo ntago bibaho. Hano hantu turi kuri tapi rouge. Impamvu bahita kuri tapi no kubera iki? Kubera ko n'ubundi urebye nawe wagira ngo hari tapi y'umutuku igihe cyose ivumbi tuba turifite nyine nta gihe na kimwe ivumbi ritaba rihari. Mwege murya ivumbi? Ntabwo turya ivumbi se urareba turi rwa busimba. Ntabwo turya ivumbi witubeshyera ivumbi riratumuka tukaribona. Turi kuganira muri kano kanya bajya bakunda kubashinja ngo nta makuru mujya mumenya ngo muri aho icyo ngo radio mwumva niyo ni ya radio nyine mu modoka ngo ikindi ngo moteri nibasakuriza gusa ngo nta makuru mumenya. Mu cyumweru gishize President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ari mu Rwanda yarahageze warabimenye? Kareka President Barack Obama yaje mu cyumweru gishize se ntabyo amenye? Nigeze amenya amakuru yabereye. Ubwo kandi wasamvuga ngo wowe uri umuntu ukurikirana ibintu kandi utabizi ntabyo uzi. None se yaje ryari muri uru Rwanda Obama yageze agera hano. Imvirano kuri kw'Imana. None se ibyo kugurisha hano ntabyo wabimenye? Bya hano tapi bakahubaka ikigo cy'ishuri. Reka bagurisha se niyo baba barahagurije se namenya byarabereye he ko mba nibereye mu kazi. Ntabwo ujya mvuna amakuru. Reka ibyo by'amakuru numva umuziki by'amakuru ntabyo njya numva. Umuziki umviye radio nako okay ni cassette ushiramo cassette zo zaraciye ubu ngo dukoresha amasede n'amaflash. So biragaragara ko ntabyazi ariko amaye umunyenga tugiye kumunyenga ntuzane ibintu bya black. Nkwishyura gase. Kandi mutanyishura bwo soka weho. Shareka nicaye imbere soka weho se n'ukuri baratse kereka njya kuvoma essence basi. Ngokereza ava masanze. Reka ntwareho gatoya mwari muzi ngo nta modoka nzi murebe ko Yesu agira neza sha. Nyagasani Nyagasani oh Nyagasani I love you Nyagasani oh Nyagasani wamaye tapi rouge ahantu hakorera abantu batandukanye cyane bigishiriza imodoka ndetse na moto muri kano kanya iyo nambaye gutya se uragira ngo ngiye mu rusengero cyangwa ngiye kwiga moto ndi kumwe n'umwarimu wa moto hano mpuzamahanga amakuru yawe? Makuru yanjye ni meza. Amazina witwa? Harerimana Gaspard. Umaze igihe kingahe ukorera hano? Amaze igihe kingana n'umwaka. Umwaka wose ukorera hano wigisha abantu nko ku munsi wigisha abantu nka bangahe? Ni benshi. Gereranya benshi n'umubare se? Nka 30. Abamaze kumenya moto neza bakayimenya se? Mbo barayimenya igihe cyagera cyo gukora ibizame bagakora ibizame. Ariko benshi baratsinda. Abenshi baratsinda. Baratsindwa. Nabatsinda. Okay, turukuganira muri kano kanya hari abantu bakunda kuvuga ngo abamotari abashoferi ngo ntago mujya mumenya amakuru ngo agezweho ariko noneho ndashaka kumenya koko ibyo bintu niba ari byo koko. Mu cyumweru gishize President wa Amerika Barack Obama ari mu ruzinduko mu Rwanda warabimenye? Twarabimenye twarabyumvise babivuga kuba byumvishije he ku maradiyo atandukanye. Good. Wabyakiriye gute kumva umuntu nkuriya w'icyamamare aza mu Rwanda? Birumvikana n'ibintu babishimishije iyo wumva umuntu ukomeye nkuriya yasuye igihugu cy'u Rwanda nuko hari icyizere kiba gihari cy'uko u Rwanda ruba ruhagaze neza mu bikorwa bitandukanye. Agera hano mu Rwanda mu gace urabona bari hari mu mujyi ariko mu gace batembeyeho bageze n'inyamirambo. Agera ahantu yibifuje namakuru twumvishe natwe nago tuzi niba ariyo twumvishe ko hano muri kwigirisha moto muri kwigisha abantu moto ashaka kuhubaka ishuri ibitaro ibikorwa remezo ariko arayabisaba. Ese mwebwe naza kuhubaka Barack Obama naza kuhubaka hano muzabyakira gute? Bizabashimisha cyangwa ntago bizabashimisha? Mbo bizadushimisha kubera ko n'ibikorwa zaje kuhashyira bizaba bifitiye inyungu abaturarwanda. Wose uzahita ujya he? Nje bazareba handi dukorera. Uzasubira mu cyaro? Oya mu cyaro wapi? Icyaro aragikate Nyabarongo arekati? Wapi nakuyambuka. Urakoze cyane. Nawe murakoze. Ujye ukurikirana amakuru gukurikirana radio cyangwa televiziyo? Byose ndabikurikirana nk'umuntu. Neza cyane. Ntumbeshye uvugisha ukuri. Turi kuri televiziyo.
Barack Obama uramuzi? Ndamuzi. Nuwa hehe? Ayobora leta z'umwe za Amerika. Ari mu Rwanda wigeze ubimenya? Nakwegeze mu Rwanda ariko. Barakoze. Ngo n'ikindi kibazo gikurikiraho ntabyo uza kukimenya. Kubera iki se? Umva radio hehe? Umvira hehe? Umviye. Ndayumva ahubwo ndi kwihuta cyane ahubwo urukuninza. Ndi gutinza. Ujya kumva radio? Ngiye kumva radio. Arya mwe witwa? Wese witwa nde? Njye nitwa Ramjani. Nanjye banyita JP. Niko yitwa? Yitwa Kajuga. Yitwa nde? Yitwa Pierre. Nose JP rije gute? Simbiza ariko tubeshya. Wowe nagwa wamenye ko Obama yageze mu Rwanda? Obama yewe nabankobeshye rwose. Ni amakuru ujya wumva? Reka da. Nitwa Ramjan Joshua ndi umunyarwenya. Ese muriteguye gukwirandira Ramjan Show kuri Royal TV? Yawe ibintu bizaba ari bishya, comedy, urwenya. Ese ubundi abanyagasani muri hehe? Muri ahari Nyagasani. Nyagasani Nyagasani. Nyagasani. Nyagasani Nyagasani. Turi hano rero aho turi twagiye gusura bamwe mu banyagasani. Mama nawe uri umunyagasani? Cyane. Ndirimba twumve. Nyagasani. Nyagasani. Wow, that's good. Okay, amakuru yawe? Meza. Maze igihe ugire badera Ramjan Show? Cyane. N'abana na hano nabonye bayikunda. Ho hantu mpozaho rwose yari nayo mpamvu nakubajije umunyamakuru nakundaga cyane witwa Ngoboka. Kubera kiriya kinyamunani ikiganiro cy'igitaramo yaducisagaho cyaradushimishaga cyane. Bikambabaza cyane rero kuba byari byaranyobeye uburyo byahindutse. None se wa mugani ko bashobora no ari kutureba kuko ashinzwe niwe muyobozi wanjye. Yituna bimubwire ati Ngoboka uri hehe uba hehe turagukeneye basi mwibwirire. Umva nkubwire Ngoboka nshuti yanjye. Nari narakubuze ntazi ibintu byahindutse byari byo, gerageza kabisa ugaragare kuko urakumbuwe cyane. Tubwire kubyerekeye Miss Rwanda. Miss Rwanda wayibonye gute cyangwa wayakiriye ute wowe y'uyu mwaka? Okay. Miss Rwanda uburyo nayakiriye neza. Yabaye neza kabisa nta nuza kwironda byabayeho, bakoze gahunda nyazo. Ubusabe rero numva nasaba mwebwe abanyamakuru twe nk'abamama wazadutumikira ukatujyanira ubu busabe bwacu twifuza kugira ngo tuzagaragaze twigaragaze tugaragare mu bandi nk'uko koko nk'abari abana bacu b'abakobwa uburyo babikoze imyitwarire bitwayemo natwe tukagira imyitwarire twitwaramo y'ababyeyi. Kuki natwe mutafata nk'abantu b'ababyeyi nkatwe b'abamama natwe tukagenda tukajya kuba abamisi, natwe tugahita imbere y'abantu, kuba ari ibikoresho imyenda turayifite rwose nta kibazo, ariko natwe tugahita nk'abamama nk'uko hari kompetisiyo z'abasaza sinzi bazita sinzi uburyo bayitaho iyo ngiyo nayinyuraho. Kuki natwe nk'abamama natwe bataducishaho igihe cyose natwe tuba dushaka kugira ngo tugaragare neza natwe batubone. Mama ubwo kuntu bari abantu bicangacanga ting ting bagashamo indirimbo ukagenda pa pa ubwo wabishobora wowe? Yo ibyo ngibyo biba mu nyigisho kandi nabyo bibafata igihe bari abana bakabaha inyigisho zo kugira ngo babigishe, ariko ngewe ndakurahiye nibanyigisha kwigendesha gutya ukigira gutya wigira gutya ukigira gutya ngewe urabona byananira. Wow, igitekerezo kiza cyane. Aha, urabona nka competition iramutse ibaye ku nshuro ya mbere ukabagira amahirwe ukayijyamo, urumva ufite icyizere ko wayitsinda ibaye habaye ngo tuyite ko yabaye Miss Mama Rwanda 2017 wayitwara wowe? Icyo nkubwiye cyo nubwo ntatwara iyo ya mbere ariko naba muri batatu ba mbere.
Niriye banga wakoresha wowe? Ibanga nakoresha nuko nzi system nakoresha zikunzwe n'abantu, nkambara neza nikwije ukabona rwose ndakeye. Ubwo urumva ibyo byose ni amanota naba ndimo kugenda mbona. Ntabaye misi naba igisonga cya mbere. Subundi wifuza ko byatangira ku myaka ingahe? Okay, duhereye wenda twahera nko kuba mama guhera ku myaka 40 ukazamura. Uri mu iyo myaka wowe? Nyirimo. Okay. Babere nk'intangarugero kuko hari nk'umuntu kutura akagira ngo ni nyampinga se yatambuka gute umumama ungana gutyo bahereza urugero kuryo batambuka. Sinzi indirimbo turaza gushiramo ukuntu baririmba sinzi ariko kwa kundi okay. Ariko nge sinshobora gutambuka wenda ibyabari abana bacu. Abana bacu bagira intambuko yabo. Ariko noneho natwe twagaragaza intambuko ya kibyeyi. Yes, ya kibyeyi. Ni yihe rero? Okay. Nikwereke. Yego. Ubu nagiye 1 2 3 twagiye. Turashaka nyampinga ufite ubwiza, indoro nziza, nyampinga ubwo icyo gihe nzaba nambaye imyenda ijyanye n'ingendo ngiye gukora. Inkweto zireshya gute? Inkweto hakabaho oya ibyo nabihariye babana bacu. Twe tuzaba twambaye dukweto two hasi mbese dore two hasi tukagira ingendo yatwo natwe twakoresha. Wow, igitekerezo cyiza cyane. Reka tubashimire mwese abo twabanye. Bigaragara ko iki ni igitekerezo abo kireba Ministeri y'Umuco na Siporo mwege mutegurwa Miss Rwanda. Mumenye ko ababyeyi bari hejuru imyaka 40 nabo barashaka kujya mwayo marushanwa kuko nabo n'abanyarwandakazi kandi bahagarara umuco nyarwanda. Ndabeshya? Nibyo. Uko nukuri cyane. Arakoze cyane mama rero. Urakoze nawe. Akazi. Thank you very much for watching the Ramjan Show. Dufashe njira turi gutaha rero. Ndabashimira mwese abo twabonye mu kiganiro The Ramjan Show cy'uyu munsi. Murabona ko ibintu byabaye Rio, turi no muri bus turi no gutaha. Nizere ko neza mwaguwe neza. Mukomeze mulakinge page yacu kuri Facebook ndetse n'ahandi hose. The Ramjan Show kuri Royal TV ni buri wa kabiri saa 2 z'ijoro ndetse no ku cyumweru saa 12 z'umugoroba. Imana ibarinde kandi mubeho neza murara haryana by the way niba ari nimugoroba ariko byaterwa naho uherereye. So bye bye. Uwinda yawe gutegeka umuneke. Iyi jinga y'umureye ntabwo wabicikaho. Ajyana kufite imodoka. Kwikirije gute? Ukandaza. Nyagasani. Nyagasani.